Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza cyane inshuti bakunzi bacu aho muherereye hose mu mpande z'igihugu zitandukanye, waba uri hose, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri iburasirazuba ndetse yewe uri n'uburengerazuba birumvikana, ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali, tukubwire tuti amahoro y'Imana akomeza abane nawe kandi ibyo ukora byose bibashe kuba bigenda neza cyane mu mpande z'igihugu zitandukanye ndetse hanze y'u Rwanda birumvikana. Tubabwire tuti mukomeze kubana natwe cyangwa se mukomeze kureba inkuru zacu zitandukanye hano kuri TV Rwanda cyangwa utwite Regas TV Rwanda, byose ni amazina yacu. Rero turagusaba kugumana natwe 5 kwa 5 bigufashe kuba uhora uri update amakuru yose. Rero muri aka kanya muribaza mutatuzaniye iyihe nkuru? Muri aka kanya inkuru mbazaniye ni inkuru y'umuryango ubabaje cyane, umuryango uri gutabaza Imana ndetse byiyongeyeho ko uri gutabaza umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Iyo bigeze rero aho umuryango utabaza cyangwa se umuntu atabaza umukuru w'igihugu bigeze ahabi cyane cyangwa se bigaragaza ko abo mu nzego z'ibanze byabananiye, bakavuga bati rwose twe tubona nta wundi wakemura ikibazo dufite usibye umukuru w'igihugu afatanije n'Imana. Turabona nta wundi wadukemurira akarengane turi gukorerwa cyangwa se nta wundi wadukemura ibibazo dufite. Mushobora kuba muri kwibaza mutese ibyo bibazo ni ibihe bitumye abo baturage cyangwa se uwo muryango uhaguruka ugatabaza umukuru w'igihugu ndetse ukanongeraho uti turatabaza umukuru w'igihugu n'Imana yo mu ijuru, nta wundi ushobora gukemura ibibazo byacu kuko bimaze imyaka ingahe, ariko twe turatabaza umukuru w'igihugu aturenganure ku karengane turi kugenda adukorerwa birumvikana. Rero umuryango wakuwe mu byawo ku ngufu uratabaza Perezida Kagame n'Imana yo mu ijuru, bati Imana na Kagame nibyo bishobora kuba byakemura ibibazo byacu cyangwa se nibo bashobora kuba bakemura ibibazo byacu. Perezida Kagame ndetse n'Imana yo mu ijuru nibo bashobora kuba bakemura ibibazo byacu. Rero kugira ngo wumve byinshi bitandukanye komeza ubane natwe, kandi wowe utarakora subscribe kanda subscribe, nicyo gihe cyiza cyo kuba uyikanda, nurangiza urakanda kunzogera iri ruhande gatoya, ubundi bigufasha kuba inkuru yose dushyizeho uhita uyibona direct. Urebe inkuru zacu zitandukanye, urebe inkuru zigezweho tugenda tubagezaho birumvikana. Nurangiza urakanda like ukundi inkuru zacu uzikunde, nurangiza urasharing, ufate inkuru zacu uzisharinge ku nshuti zawe, wabwire muti mukore subscribe mujye mukurikirana amakuru atandukanye kandi yizewe. Nurangiza kandi uratera comment utubwire inyunganizi yawe uko ubibona. Rero umuryango w'abantu 10 warutuye mu mudugudu wa Susa akagari ka Ruhengeri mu murenge wa Moza w'akarere ka Musanze ndetse n'abaturanyi bawo baratabaza Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'Imana yo mu ijuru kugira ngo urenganurwe nyuma y'iminsi irenga 10 usemberwa mu baturanyi cyangwa se ucumbikirwa mu baturanyi. Rero uyu muryango usembera nyuma yo gukurwa mu mutungo urimo inzu ebyiri wabagamo zerereye mu uyu mudugudu wa Susa tariki ya 16 Werurwe 2021, hari inzego zishinzwe umutekano ndetse n'ubuyobozi mu nzego z'ibanze. Intandaro byose ni igice cy'ubutaka uyu muryango uhagarariwe na Kajyambere Sirasi wavutse mu 1958 wagurishije Manene Radisirasi wari umuturanyi muri 2013, nawe akakigurisha agitangaza cyangwa se agitangaza Anne Marie mu izina ry'umuholandi witwa Hendrik muri 2015. Urumva ko rero anaba cyangwa se n'umuryango utakambira umukuru w'igihugu uvuga uti rwose turenganurwe kubera akarengane turi gukorerwa ubutaka bwacu biki n'ibiki. Urumva intandaro, mwagiye mwumva intandaro yabyo, ni amakimbirane akomeye cyane. Rero bakaba bavuga bati nta wundi tubona wakemura ibyacu usibye umukuru w'igihugu. Rero mbere yuko dukomeza inkuru yacu
andi makuru bari kugenda azenguruka cyane cyane nko mu mikino. Murabizi ko ikipe y'igihugu Amavubi yabashije kubitsinda ikipe ya Mozambique ni Kigali igitego kimwe ku busa. Rero bikaba byarayifashe kuba igira amanota 5 mu itsinda, ariko ikaba yaramaze kwerekeza muri Cameroon gukina n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Rero ibintu byabashe kuba bikomera, cyangwa se imibare y'u Rwanda yakomeye cyane, cyangwa se n'ukwambuka ikiraro gikomeye cyane nyuma yaho ikipe ya Cape Verde itsinda ikipe ya Cameroon. Rero ikipe ya Cape Verde ikaba yatsinze Cameroon, rero bikaba byatumye ikipe y'igihugu Amavubi igira akazi gakomeye cyane. Irasabwa gutsinda, cyangwa se irasabwa gutsinda nakunganya na ndetse na kuba yareba handi no gutsinda. Byari kuba byiza yo wenda Cameroon itsinda Cape Verde, ariko Cape Verde abashe kuba itsinda Cameroon, birangira u Rwanda rubonye akazi gakomeye cyane. Rero no kuvuga ngo muri Cameroon u Rwanda rwasabwa gutsinda ikipe y'igihugu ya Cameroon kugira ngo birufashe kuba rwakomeza cyangwa se rwabona itike yo kujya mu gikombe cya Afurika cya 2022 umwaka utaha. Rero dukomeje n'inkuru yacu, birumvikana Kajyambere havuga ko yagurishije Manene igice cy'ubutaka kitarimo izi nzu babagamo. Manene na igitangaza bakiguze nabo barabyemeza, ariko uyu Muholandi ntabwo abyemera, akaba ari nawe wahamagaje abahesha b'inkiko b'umwuga 3 bagiye basimburana kugira ngo bavane uyu muryango mu mitungo y'uwo Muholandi, cyangwa se mu mitungo yaguzwe n'uwo Muholandi utabikozwe ibyo kuvuga ngo biki n'ibiki. Aravuga ati rwose ngewe ubutaka n'ubwanjye 100%, akaba ariyo mpamvu rero nashobora kubutanga uko mbonye. Urumva ko rero n'ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubutaka, rero ukaba bivugwa ko ari abanyarwanda bahanganiye ubutaka n'Umuholandi, birumvikana. Rero akaba avuga ati rwose ngewe ubutaka narabuguze, akaba ariyo mpamvu hagenda akora byinshi bitandukanye. Rero wewe ukomeje kubana natwe isaha ku yindi, umunota ku wundi, turagusaba kubana natwe, turagusaba kugumana natwe umunota ku wundi kugira ngo ubashe kumenya amakuru atandukanye kandi yizewe, ikindi kandi agezweho. Murabizi ko tubagezaho amakuru atandukanye kandi yizewe mu buryo bwo kugira ngo muhore muri update mu makuru yose aba agezweho. Rero aho waba uri hose turagusaba kukomeza kubana natwe isaha ku yindi, twagusaba gukora subscribe. Aho utarakora subscribe nyaboneka gerageza ukore subscribe, dore aka niko kanya keza ko kuyikora muri aka kanya kugira ngo ukomeze ubane natwe isaha ku yindi, umunota ku wundi, mu buryo bwo kugira ngo ukomeze uri update amakuru tugenda tubagezaho. Rero wamaze kwimenyera ko tubagezaho amakuru atandukanye kandi agezweho, cyane cyane ayerekeranye n'u Rwanda, ariko haba mu mikino, mu myidagaduro, cyane cyane politike, umutekano, tukajya mu iyobokamana, ubumenyi bw'isi, tukajya mu bindi byose biri kugenda bivugwa, cyangwa se mu bindi byose biba bigezweho mu mpande z'igihugu zitandukanye. Tubasha kuba tubibagezaho 5 kwa 5, twabafasha kuba mugenda musobanukirwa byinshi bitandukanye biba biri kugenda bibera hirya no hino ku isi, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Birumvikana mu buryo bwo kugira ngo mubashe kuba mugenda muhora muri update, cyangwa se mujye muhora mufite amakuru, cyangwa se mujye muhora mumeze neza cyane. Rero turi kubagezaho inkuru y'abaturage, cyangwa se y'umuryango w'abantu 10 utabaza umukuru w'igihugu ndetse n'Imana yo mwijuru kugira ngo bafashe kuba bakemura ibibazo byabo bafite. Bakaba bavuga bati twebwe nta wundi wakemura ibibazo byacu usibye Perezida Kagame ndetse n'Imana yo mwijuru. Birumvikana akaba ari bikomeje kugenda bitangazwa n'aba baturage turi kugenda tubagezaho inkuru yabo, birumvikana igenda ivuga byinshi bitandukanye. Rero abaturage bavuga ko Umuholandi yitwaza kuba yarakorewe ihinduza mutation kuri ubu butaka bwose bubaruye kuri nimero 1, kandi aragombaga kuba igihabwa ryabwo.
igice kirimo inzu z'uyu muryango ukagisigarana, umuhorandi we agatwara igice cyo hirya. Rero ikinyamakuru cyamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhozamanzi Jean Pierre bivugwa ko yahageze uyu muryango asohorwaga mu nzizi nzu, ariko nabwo yabonetse ku murongo wa telefone ngo agire icyo abivugaho. Amasezerano y'ubugure agaragaza ko Manene yagurishije umuhorandi ubutaka bufite ubuso bwa metero 30 kuri 30, bivuze ko bungana na metero kare 900. Abaturage bavuga ko ikibazo kugikemura bitakabaye bigorana kuko ababifitiye ububasha bahageze bakabupima. Hiyongereyemo n'ubu bwimuwemo uyu muryango byagaragara ko burenze cyane metero kare 900, bakabishingiraho barenganura umuryango wa Kajyambere bavuga bati umukuru w'igihugu niwe uraba uturenganura. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, kandi mukomeze kugira weekend nziza. Audio Jungle.